ndabaramukije mwese abagiye gukurikira iki kiganiro ku rubuga rw'injyana mu byiza. Iki kiganiro nagihaye inyito igira iti ingaruka mbi z'umuco mubi wo kubeshya. Mbere yo kukinjiramo nifuzaga kubanza kwibutsa ko uru rubuga rukorera kuri YouTube rwahawe izina ry'injyana mu byiza, rikaba ari ryo zina umuntu yakoresha arushakisha kuri murandasi kugira ngo agere ku biganiro byarwo. Ni urubuga rero rufite intego eshatu z'ingenzi. Iya mbere ni uguharanira ko ukuri kuba kimwe mu byihutirwa mu iterambere, muri buri terambere kukaba kimwe rwose mu bintu abantu bazirikana mu bikorwa bya buri munsi. Intego ya kabiri ni ukwimakaza umuco mwiza, naho intego ya gatatu ni ugusangira ubumenyi bwateza imbere imibereho myiza y'abantu. Umwihariko w'uru rubuga ni uko ruteganya ko buri wese ugize uruhare mu biganiro birunyuzwaho hateganijwe ko inyungu zikomoka kuri icyo kiganiro yaba yagizemo uruhare zingana na 30% by'amafaranga yinjije icyo kiganiro cyinjije azajya yishyurwa igihe cyose urubuga rwaba rukiriho kandi rugikora. Ibi ngibi byasobanuwe mu kiganiro cya kuwa 14 z'ukwa gatanu 2024. Uwakwifuza kumenya amakuru arambuye yajya kukireba. Ngarutse rero kuri iki kiganiro kiri mu rwego rw'intego ya gatatu y'uru rubuga, ariyo ijyanye no gusangira amakuru n'ubumenyi. Mu biganiro biheruka nagiye ngira icyo mvuga ku bijyanye n'uko abantu bakwirinda ikinyoma kuva mu ntangiriro z'urugo kugira ngo hizerwe ko urwo rugo rwubatswe ahakomeye. Nubwo nagiye mbikomozaho mu rwego rwo gusangira amakuru, mu rwego rwo gusangira ubumenyi, nasanze ari ngombwa ko nagira icyo mvuga ku miterere y'ikinyoma n'ingaruka zacyo mu majyambere arambye, cyane cyane duhereye kuko abahanga batandukanye bagenda babibona. Abahanga rero mu nyandiko zitandukanye bahuriza ku kintu cyo kuba kubeshya ari ukuvuga cyangwa gukora ibikorwa bitandukanye n'iby'umutimanama w'umuntu uhamanya nabyo. Ni ukubeshya rwose. Kubeshya ni ugukora ibikorwa cyangwa se kuvuga ibihabanye n'ibyo umutimanama w'umuntu uhamanya nabyo, ibyo wemera, ibyo wumva uzi, ariko nyamara ugakora ibinyuranye nabyo. Ibyo bikorwa rero akenshi biba bigamije kwishimisha cyangwa se gushimisha abandi, ariko hariho n'igihe nanone biba bigamije kurinda abandi ibibazo cyangwa se kurengera inyungu. Izo nyungu niyo zaba zidafashe, ugasanga gusa abantu bafashe gahunda yo kubeshya, cyane cyane bitewe n'ahantu umuntu yaba ari, yarategerejwe wenda abona ari bukerereze umuntu, ugasanga afashe icyemezo cyo kumubeshya. Have nanone mbanza ngira icyo mvuga ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane abantu bakunze kugenda bahererekanya nk'umunsi wo kubeshya. Nyamara ariko ubanza abantu bamenye ivuka ryawo ry'uwo munsi, ubanza bazinukwa kuwukoresha gutyo. Ni umunsi wabayeho mu kinyejana cya 16, ni mu gihugu cy'Ubufaransa, aho mu ntangiriro z'umwaka kwizihiza umunsi mukuru w'intangiriro z'umwaka byabaga ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane. Muri icyo gihe rero umwami w'Ubufaransa witwaga Karoli wa 9 yatangaje ko intangiriro z'umwaka zishyizwe ku itariki ya mbere Mutarama. Icyo gihe rero byageze mu kwezi kwa kane, abantu bamwe basuzuguraga abandi cyangwa se batabaha agaciro, cyangwa bagamije kubatesha umutwe bakabashyira impano babifuriza umwaka mwiza. Twibuke ko wavuyeho wagiye ku itariki ya mbere
z'ukwezi kwa mbere. Birumvikana rero ko ibyo bikorwa byasigiraga abahawe ibyitwa impano, bikabasigira inzika, abantu bagatangira kugirana amakimbirane, bamwe bagategura uko bazihimura ku bandi bitewe n'icyo kintu cyitwaga agasuzuguro babaga bagaragarijwe. Ibyo ari byo byose, mu mateka y'amahanga atandukanye, mu bantu batandukanye, mu bihe bitandukanye n'ahantu hatandukanye, hasomwamo akaga gakomeye kagiye kabaho nk'inkurikizi z'ikinyoma, kugeza n'aho hagiye habaho amakuba akabije. Amakuba akabije, ibyari byitezwe nk'ibyiza ntibirambe, bigasenyuka, cyangwa se bigateza igihombo gikomeye kubera ko habayeho byari bishingiye ku kinyoma. Mu kinyarwanda baragira bati ikinyoma ntigihabwa intebe kabiri, kandi koko bitinde bitebuke ikinyoma ntabwo kiba kizahabwa intebe kabiri. Niyo bakwihorera, niyo bakureka, niyo batagira icyo babikoraho, ariko ntabwo kiba kizahabwa intebe kabiri. Ibi byose bishingira ku miterere y'ikinyoma, kuko abahanga batandukanye bahuriza ku kuba uko cyaba kingana kose, icyo cyaba kigamije cyose, ikinyoma kigira ingaruka mbi ku wabeshywe igihe cyose azamenyera ko ibyo yabwiwe cyangwa se ibyabaye bishingiye ku kinyoma. Azicuza icyizere yagiriye uwo muntu, azicuza igihombo yagize kubera ibyo yabeshywe, kandi nanone azicuza umwanya n'imbaraga yataye, ubukererwa byamuteye n'ibindi. Muri rusange bizamutera igihombo. Iyi miterere rero n'izi ngaruka z'ikinyoma bibangamiye bikomeye amajyambere arambye. Ariyo amajyambere arambye ni ya majyambere yita ku iterambere rya muntu wese uko yakabaye, akaba ashingiye ku bihe byahise, yigira ku bihe byahise, ku mateka yabayeho, ariko agateza imbere iby'ubu kandi agategurira ineza ab'igihe kizaza. Birumvikana ko niba ibyabaye byarabaye nk'ibinyoma, ubwo ya mateka yo kwigiraho araba arimo ikinyoma, bityo bitume abantu baza kugira impungenge zo kugira ikindi kintu baza kugenda imbere, kujya mbere, cyangwa se imbaraga bari gushyiramo zize kugabanuka, bavuga bati ntawamenya. Niyo mpamvu rero ikinyoma rwose kibangamiye bikomeye amajyambere arambye, ya majyambere yita ku hahise, ariko agateza imbere iby'ubu, anagamije ko ab'igihe kizaza bazabona ubushobozi bwo gukemura ibibazo byabo. Reka mbere yo gukomeza kuri ngira icyo mvuga ku gisobanuro cy'amajyambere arambye, ngerageze mpereye kuri raporo yo mu rwego rw'isi yitwa ni raporo bita iya Brundtland, nk'uko tuyisanga ku rubuga rw'ikigo mpuzamahanga ku majyambere arambye, mu rurimi rw'icyongereza bita International Institute for Sustainable Development. Iyo raporo ivuga ko amajyambere arambye ari uguharanira kubona ibikenewe mu mibereho y'uyu munsi, ariko udatumye nanone abantu bo mu bisekuru biri imbere babura ubushobozi bwo gukemura ibibazo bazaba bafite. Navuga ko muri rusange ni uruhurirane rw'ibyiza bitangwa n'iterambere ry'ubukungu, iry'imibereho myiza ndetse n'iry'ibidukikije. Ni nayo mpamvu iyo bashushanya iterambere rirambye baryerekana nk'inziga eshatu. Uruziga rwa mbere ari iterambere ry'ubukungu, uruziga rwa kabiri ari iterambere ry'imibereho myiza, uruziga rwa gatatu ari iterambere ry'ibidukikije,
noneho aho za nziga zose zihuriye ni ukuvuga ngo aho uruziga rw'ubukungu ruhuriye n'urw'ibidukikije rugahura n'urw'imibereho myiza, aho icyo kintu bihuriyeho cyose nicyo bita iterambere rirambye. Ni ukuvuga ko ni ibyiza gusa bikomoka kuri rya terambere ry'ubukungu, ku iterambere ry'imibereho myiza no ku iterambere ry'ibidukikije. Iterambere rero ry'ubukungu rishingira ku kwiyongera mu byiza no mu gaciro k'umusaruro w'ibikorwa by'abakora imirimo, iyi mirimo twita imirimo y'ibanze, imirimo y'ubuhinzi, ku mirimo y'inganda, ku mirimo ijyanye na serivisi zaba iza leta ndetse n'iz'abikorera. Naho iterambere ry'imibereho myiza rishingira ku kwiyongera kw'icyizere cyo kubaho. Icyizere cyo kubaho ni ukuvuga ko ari ukwiyongera kw'imyaka yo kubaho bijyanye no kuba impfu z'abantu zaragabanutse, bikabajyana n'uko kuvura indwara byiyongereye. Ikindi nanone kandi ko abantu muri rusange bafite imibereho myiza, bafite ibikenewe bituma bagira ubuzima bwiza. Rishingira kandi nanone ku kwiyongera kw'abaturage, ku bushobozi bw'abaturage, bafite ubushobozi kandi bashobotse. Ni ukuvuga ko abo baturage baba bafite ubumenyi n'ubuhanga bwo gushakira ibisubizo ibibazo umuntu ahura nabyo, cyane cyane ibibangamiye imibereho ye. Akenshi rero bijyana n'ikigero cy'uko abaturage bize bari mu mashuri, ariko nanone bikajyana n'ireme ry'ubumenyi bavanye muri ayo mashuri. Iterambere ry'ibidukikije ryo rishingiye ku kuba abantu muri rusange, abantu, ibintu n'ukuntu ibikorwa byose bikorwa bigirira akamaro muntu uyu munsi, uko bimugira akamaro uyu munsi, kandi ariko bikanizeza ko bizakomeza kukagirira muntu w'ejo hazaza, uko ibisekuru bizagenda bisimburana. Muri rusange ni ukuvuga ko ni iryo terambere ryita ku bintu byose bizatuma uyu munsi ibintu bigenda neza, ariko n'abejo nabo bazakomeza kuba ibintu bigenda neza. Muri rusange buri terambere nyaryo ni ukwiyongera kw'ibyiza, ni ukwiyongera kw'ibyiza. Nanone kandi uko kwiyongera kukaba gushingira ku bikorwa nyakuri, ntabwo gushingira ku byifuzo cyangwa se ku byo abantu bibwira. Niyo mpamvu rero kubeshya naha byicira ibintu byose, kuko iterambere ryari ryitezwe, ryaba iry'ubukungu, ryaba iry'imibereho myiza cyangwa se iry'ibidukikije, ntirigerwaho aho kuko imbaraga zagashyizwemo ziba imfabusa. Imbaraga zashyizwe muri iryo terambere usanga zabaye imfabusa, igihombo cyavutse ku byakozwe byose, ugasanga n'ubundi habayeho igihombo, bigasubiza inyuma rero ibyari byagezweho, ndetse bigasa nk'aho bitaye agaciro. have se n'ugira icyo nabivugaho nifashishije iby'abahanga batandukanye bagiye bavuga kuri iki kibazo. Hari umuhanga witwa Elsevier, niba mbivuze neza, mu nyandiko yasohotse ku rubuga rwabo rwanditse mu rurimi rw'icyongereza, ko ugerekereje ni www.sciencedirect.com, bavuga ko kuba umwana yatozwa kubeshya biba muzamugiraho ingaruka mbi zikomeye mu gihe azaba ari umuntu mukuru, cyane cyane ko azaba muri we yifitemo amatwara yo gutenguha abandi no kubicira gahunda. Bivuga ko wa muntu rero iterambere rye riragoye, kubera ko muri we afitemo
amatwara yo gutenguha abandi no kuba yagwicira gahunda akumva ntacyo bitwaye. Nanone ikindi ni uko biba bizatuma agirana amakimbirane n'abandi ashingiye ku gutekereza ko hari ibyo bamukinga, kuko nawe kubera ko nawe azi ko icyo kintu cyo kubeshya kimurimo, nawe azahora buri gihe akeka ko abandi bamubeshya. Kandi nanone hari igihe bazaba abantu badatewe impungenge, wa mwana azaba umuntu ushaka kuzavamo umuntu udatewe impungenge n'ubuhemu, kimwe no kwica amasezerano yagiranye n'abandi. Biragaragara ko rero kuba watoza umwana uyu munsi kubeshya, nyamara uramwishe ejo hazaza, wishe umuryango wose ejo hazaza. Ku bijyanye n'amajyambere arambye by'umwihariko, nubwo umuntu ahereye kuko ikinyoma cyonona ubumuntu bw'ahashize, muri iki gihe no mu gihe kizaza yahita abona ingaruka mbi zikomeye kuri buri terambere. Have nifashishe inkuru yo mu rurimi rw'icyongereza bise misinformation, disinformation, impact global business. Ngerekeje mu kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ingaruka mbi zo kubeshya no kubiyobya uburari ku bushabitsi, ku bucuruzi. Yanditswe n'umuntu witwa Kati, umugore witwa Kati, yasohotse ku rubuga rwitwa www.bokasey.com. Abahanga rero basobanura neza ko kubeshya bigira ingaruka mbi cyane ku majyambere arambye, kuko ingaruka zabyo zihagarika cyangwa zigasenya ibyagezweho. Ibyo bikagaragazwa n'uko mu iterambere ry'ubukungu, niba hatanzwe amakuru atariyo, cyane cyane ku musaruro, hazafatwa ingamba zigamije gukoresha uwo musaruro, maze kubera ko uwo musaruro utaboneka, hashakishwe ba nyirabayazana watumye umusaruro utaboneka. Ibyo bikurura amakimbirane ashobora kugira no kukwangiza na bike byari bihari, kandi abantu uwo musaruro wari kuzafasha babihomberemo, basubira inyuma aho kujya imbere. Mu iterambere ry'imibereho myiza, niba harabeshywe ko ibikoresho cyangwa se ubushobozi ubu n'ubu bukenewe kugira ngo ibikorwa bifite ingaruka ku buzima cyangwa ku bumenyi bw'abantu bihari bikorwe, bizabura, bityo indwara ziyongere, impfu ziyongere, ukwangiza ubushobozi buhari n'ibindi byiyongere, icyizere cy'ubuzima kigabanuke, ubushobozi bw'abaturage mu gushaka ibisubizo by'ibibazo bugabanuke, kuko nyine ubumenyi ntabwo buzaba bwiyongereye. Gutyo noneho bagira amakimbirane muri bo, bityo abantu basubira inyuma mu mibereho myiza aho kujya imbere. Mu iterambere ry'ibidukikije, niba habeshywe ko nta byakwangiza ubuzima bw'abantu cyangwa se ko nta bitemewe n'amategeko bigomba kwitabwaho, bizageraho ibikorwa byagizweho n'ingaruka mbi z'uko kutabyitaho bigireho ingaruka bigaragare ku buryo bisenyuka cyangwa se ibindi bihitana abantu, ibindi bihagarikwe n'amategeko, ndetse na ba nyirabyo bakurikiranwe. Ibyo byose bitewe no kubeshya ko nta kibazo gihari. Igihombo rero kizaterwa n'ibi bibazo byanze bikunze kizateza inyuma abo bireba bose, aho kugira ngo bibateze imbere. Ibyari byitezwe ko byabateza imbere bizahita bibateza inyuma. Muri rusange, ikinyoma gitera igihombo kuko kigabanya icyizere umuntu yari afitiwe, kigabanya nanone ubushobozi bwari buhari, kuko ubushobozi buhari bupfushwa ubusa, kuko bukoreshwa hakemurwa ikibazo kitari cyo, cyangwa bugakoreshwa mu gusana ibyangiritse. Cyica imikoranire n'abandi, gituma hari abajya mu bihano, ukwirinda kubeshya kandi kugira ngo batongera kugusha umuntu mu gihombo, gutyo bakaba batakarizwa icyizere ku bindi bikorwa. Ibi bikorwa, iki
ikinyoma cyongera akarengane, gupfusha ubusa ubushobozi buhari nabivuze, ndetse n'ibindi bibi byinshi bitandukanye. Ibyo rero byose bibangamiye amajyambere arambye, kuko ni ukwikunda ugakemura ikibazo ufite muri kano kanya bya nyirarureshwa, ariko wirengagije ko usenye ubushobozi bwo gukemura ibibazo mu gihe kizaza, cyangwa se bwo gukemura ikibazo koko nyacyo gihari. Muri make ubu uri umuhemu, uhemukira uyu munsi, iterambere ry'uyu munsi, ndetse unahemukira ejo hazaza. Ni ugusiga umugani mubi. Izi ngaruka mbi zimaze kugaragazwa hamwe n'izindi zitavuzwe, zibangamiye iterambere muri rusange, zibangamiye amajyambere arambye rwose, kandi umuzi wazo zose ni wa muntu watojwe kubeshya haherewe ku byoroheje, nyamara ariko bikaba umuco mubi usenya. Mu gusoza iki kiganiro, nyuma yo kumva ingaruka mbi ukubeshya uko ariko kose gufite ku majyambere arambye, navuga nti nyabuneka nitureke kubeshya no guteza abandi kubeshya, tubyita kuryoshya ibiganiro, cyane cyane nko mu gihe cy'imisango y'ubukwe, mu gihe cy'imisango yo gusaba, mu gihe cy'imisango y'ubukwe n'ahandi. Nitureke gutoza abana umuco mubi wo kubeshya, cyane cyane ababyeyi cyangwa se ababarera bareke kubatoza kubeshya kubera inyungu za nyirarurashwa ziba zirengerwa muri ako kanya, nyamara twangiza ahazaza hakomeye h'umwana. Nituve ku muco wo kubeshya umuntu hagamijwe kuri ibi ngibi bita mu ndimi z'amahanga surprise cyangwa surprise, kuko niba umuntu akubeshya akakugeza kugutungura kuri surprise cyangwa surprise mu gifaransa, wagira impungenge yuko yanakubeshya akagukururira no mu bibazo. Nta mpamvu rero yo kubeshya umuntu ukamuragira kugeza ugeze ku byo byaba bigaragara nk'ibyishimo, ariko nyamara wamutejemo hari mu bwonko bwe, cyangwa se hari imyaka ye ugabanyije kubera uko guhangayika. Nitureke rero kubeshya ko dufite nanone ibyadufasha mu gukora ibi n'ibi kandi tutabifite, kuko biba bizatugaruka igihe twabibuza. Ikindi, nitureke kubeshya ngo twageze kuri ibi n'ibi dukabya by'amakabya nkuru kandi atari byo, kuko ejo hazafatwa ingamba zigendeye ku byo twavuze, ku byo twavugaga byagezweho, maze bidushyire mu gihombo. Niduharanire ko umuco wo kubeshya utahabwa intebe. Niba umuntu yabeshye, habeho uburyo bwo kumwibutsa ko kubeshya ari bibi. Ibi ngibi bigiye mu muco, twagira dutera intambwe buhoro buhoro, wenda wa muco mubi uri muri bantu bamwe na bamwe wo kubeshya ukaba wagenda ugabanuka, tukazageraho bikaba amateka. Muri make, twirinde kubeshya no gutoza abandi kubeshya. Niyo haba mu byoroheje rwose, twirinde kubeshya no gutoza abandi kubeshya, niyo byaba bigamije gushimishanya, kuko twabonye ko bigira ingaruka. Hakenewe rero ibitekerezo, inyunganizi no gukosora aho bikenewe muri iki kiganiro, kugira ngo kibe cyagira umusanzu gitanga mu byiza byifurizwa abantu bose muri rusange. Iki kiganiro mwagikurikira kuri ruriya rubuga, mwakomeza kujya mukurikirana n'ibindi biganiro byanyuzeho ku rubuga rw'Injyana mu Byiza, kuko bigenda byose byuzuzanya.
murakoze, mugire amahoro y'Imana, ndabashimiye.